Nimwe muri hano mwiriweho mwese. Umuryango wa Retired Kano Kakira, wowe ubwawe, abana, inshuti n'abavandimwe, nagira ngo banze mbihanganishe muri iki gihe kitoroshye, muri iki gihe cy'akababaro, muri iki gihe duherekeza ariko kandi tunibuka umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu, umuntu twakoranye, twabanye, Ambassador Dr. Aissa Kirabo Kakira. Ejo ku mugoroba hari itsinda ry'abantu twohereje kuza mu mugoroba wo kwibuka, turicara tuganira ku butumwa batanga, tugira ngo mbese twamazeyo ibyo twifuzaga ko byavugwa kuri Ambassador Kirabo, ariko uko nakomeje gutekereza nasanze hari byinshi tutavuze, kandi bikwiye kuvugwa. Ni na ngombwa kandi ko niyo byaba byaravuzwe byasubirwamo, kuko umuntu wakoze neza, umuntu wabayeho nk'umuntu mu bandi bantu, ariko afite n'ibyo abarusha, kubivuga n'inshingano kuri twebwe. Ndabanza kuvuga jewe ku giti cyanjye, ariko hari n'ubundi butumwa ndi bubagezeho ninjya gusoza. Nanone nk'uko nabivugaga, nta wavuga byose ngo abirangiza bimareyo, ariko nifuzaga kuvuga ku kintu cyagarutsweho n'abantu, ukuntu Ambassador Kirabo yagiraga urukundo, rwabonwaga na benshi, rwagaragariraga henshi, ariko cyane cyane akagira urukundo rw'abantu batameze neza, batabayeho neza, abantu batishoboye, abantu yumvaga afite mu nshingano ze kubafasha kubaho. Jye muzi mu kazi cyane, kuko twese twakoze mu nzego z'ibanze. Yayoboye umujyi wa Kigali, yayoboye intara ya Kibungo. Muri icyo gihe nanjye nari umuyobozi mu nzego z'ibanze, twabonanaga kenshi, ariko iteka tugatangazwa nuko ari mu nama, ari hehe twabaga tuganira, iteka yabaga azirikana, atekereza abantu batishoboye, atubwira tumva mu byo mukora byose, mu byo guharanira iterambere. Ndetse byari no mu gihe cyo kongera kubaka igihugu cyacu nyuma y'isenyuka, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, avuga ati mu byo dukora byose mumenye icya mbere abantu batishoboye. Byamuhoraga mu mutima, ariko ngira ngo yabiterwaga n'indi mpano yari afite yo kwiyoroshya. Yabayeho yiyoroshya, adashaka na rimwe kugaragara imbere, ahubwo yumva yahora agira inama abandi. N'indi mpano ya gatatu yagiraga, impano y'ubwenge, y'ubuhanga, ariko cyane y'ubujyanama. Nta muntu n'umwe mu bo twabanye bose muri icyo gihe, twakoranaga hafi buri cyumweru, twahuraga turebera hamwe uko twafatanya mu kugira ngo u Rwanda rwongere rwireme. Nta muntu n'umwe atagiraga inama, kandi koko wajya kureba ugasanga icyo akugiriyeho inama wowe utagitekerezaga. Bivuga ngo yarashishozaga akareba kure.
hari urugero numva nifuza gutanga sinareka kurutanga. Umunsi umwe twajyanye mu butumwa mu mahanga, byari mu gihe igihugu cyacu cyari kibasiwe n'abakivugaga nabi n'abatakifurizaga ibyiza. Nuko tugeze aho mu butumwa aho twari turi, abantu baratwibasira ariko twe ntitubone yuko ari nk'ubushotoranyi. Biza gutuma ndetse tunarakara, turikubita turavuga tutireka twitahire twisubirireyo. Abo bantu twari tuje kubasobanurira ariko turabona batabishaka. Yaradukubakubye adushyira ku ruhande, aratubwira ati aba bantu icyo bashaka nuko mukora ibyo muvuga mugiye gukora. Ati reka tubahime ntitubaha amahirwe yo kutubona turakaye. Ati maze tuvugane nabo hanyuma muraza kureba baracururuka batwumve. Ni ukuri ndababwiza ukuri, ibyo yavuze niko byabaye. Twarihanganye turabumva ariko turakomeza turabasobanurira. Aho hantu twahavuye abo twasobanuriraga bumvise neza icyo twashakaga, twifuzaga kubabwira. Iyo mpano rero y'ubujyanama, Ambassador Kirabo yagiraga, yatumaga abantu benshi banamwizera. Yewe sinashidikanya ko naho yagiye ajya mu butumwa hose, n'ubu ngubu baratubwiye muri Somalia aho yarari, aho yajyaga hose rero yabaga umwizerwa. Yarizerwaga, abantu bakamwisanga aho ari hose, bakumva iyo bamwegereye bamwisangaho. Ambassador Kirabo yagiraga impano nyinshi, yagiraga uburyo bwinshi bwo kubana n'abantu, kandi akamenya buri wese uko bavugana, akamenya buri wese icyo amubwira, akamenya ubabaye uko amuhumuriza, akamenya n'uwifuza gutera imbere uko amushyigikira kugira ngo akomeze atere imbere. Ambassador Kirabo rero muri ubwo buryo jyewe nabanye nawe nababwiraga, ni umuntu uzahora nibuka iteka, uzahora nibuka ubutwari, determination na commitment yagiraga muri we buri gihe adacogora. Ambassador Kirabo yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi mu ba mbere b'imena kuva kera umuryango utangira, ariko na nyuma aho agereye mu nshingano yahawe n'umuryango yagiye zose azisoza neza, yagiye azirangiza neza n'umurava no gukora atijanwa no gufata iya mbere igihe cyose hasabwaga abantu kwitanga. Yabikoze rero uko umuryango wabimusabaga, akaba rero ari nayo mpamvu ngiye kugera ku butumwa nababwiye. Nyakubahwa chairman w'umuryango wacu akaba na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hari ubutumwa yoherereje uyu muryango, ubutumwa bubakomeza, ubutumwa bwo kwifatanya muri iki gihe cy'akababaro. Nyakubahwa chairman rero Perezida wa Repubulika yantumye ngo ubwo butumwa bugeze kuri uyu muryango ubabaye. Ndagira ngo rero munyemerere mbasomere, hanyuma ndaza no kubushyikiriza abo bugenewe.
nyakubahwa perezida wa repubulika aravuga mu butumwa bw'akababaro yoherereje umuryango wa Kakira, aravuga ati ku muryango wa nyakwigendera Dr. Issa Kirabo Kakira. Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame n'umuryango we bamenye inkuru mbi yuko Dr. Issa Kirabo Kakira yitabye Imana. Bifatanyije n'umuryango we ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange muri iki gihe cy'akababaro. Ubuzima bwa Dr. Kakira bwaranzwe n'ubutwari, umurimo unoze no gukunda igihugu. Nk'umukozi wa leta mu Rwanda ndetse no mu nshingano zitandukanye yagiye ahabwa mu ruhando mpuzamahanga, yakomeje kurangwa no guharanira agaciro n'imibereho myiza y'abaturage. Abanyarwanda bazahora bamwibukira ku kwitanga atizigama nk'umurage adusigiye. Nyakubahwa perezida wa repubulika n'umuryango we bahumurije umuryango we wose muri ibi bihe bitoroshye. Babifurije gukomera no gukomeza kuvoma imbaraga mu bikorwa byiza byaranze ubuzima bwa Dr. Kakira. Imana imuhe iruhuko ridashira. Muvandimwe retired Colonel Kakira, abana bose bawe n'umuryango wawe wose muri rusange, ndagira ngo nanjye nsoze nongera kubifuriza gukomera, nongera kubifuriza kugira ubutwari n'ubwihangane. Muri kumwe n'Imana, muri kumwe kandi twese turi kumwe na Dr. Kirabo. Igihe nikigera tuzongera tubonane. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubaha imbaraga zo kwihangana.